message navuga yanamfashije guca bugufi ntabwo bica umugongo ahubwo bica inzira nta n'ikindi navuga nibyo mbega gakoti hanyuma hari abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo uri cyabakobwa wiyambara agatenge kawe ka mukecuru ka fresh ubyumva gute nyine nta kundi wabigenza ntabwo bikubabaza se nyine birambangamira ko bo ntabwo bavuga ngo cyabakobwa bakwita umutinganyi ariko ngiye gupfa kuba ntari we bakomeze bivugire ngiye gukina gute rero urayibana ndayiguhereza gutya mpite mpagarara se cyangwa reka magere Blessings to everybody watching Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Yambi cyane ku bantu bose twari dukomboranye cyane. Muna waciye mu bintu byinshi bitandukanye by'ubuzima. Ariko ni hahandi Legacy stays. Umurage urasigara igihe cyari cyo cyose ibyo ukora ubisanga imbere cyangwa ukabisigira nabo wabikoreraga cyangwa se nuko wabikorera. Ubu ngubu anga dorere ni Legend Hotel Kacyiru hotel nziza cyane muri kumwe nanjye Albina Sydney nambaye Legacy t-shirt. Abantu mushaka ama t-shirt nkaya nagiye mbabona ama DM. Twandikire nimba muzishaka muri comments abashaka amabara atandukanye ariho imigongo ariko handitseho Legacy Media. Of course it's open but ibyo byose tubireke kuko ahamperereye muri kubona akantu gato karakantu bakahita aka ring lamp. Abantu babizi neza murabizi ko tugakoresha mu buryo bwa video zigiye zitandukanye. Hakaba ari umusore wamamaye kubera izo video akora. Niyo imba mvuze ngo Rava wongeraho gute Rava Nelly twahirwa nandi mazina menshi ari babwireye ni uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwe kuri legacy yiwe ese yayitangiye ate ese ayikora ate ese ni muntu kucya kunzwe nanjye ntago mbyumva kucya kunzwe bino birangaho bisanzwe ibi byose muramenya kuri Legacy TV kandi kuri like comment share notification button subscribe this is up Rava Nelly. Hanyuma hari abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo uri cyabakobwa wiyambara agatenge kawe ka mukecuru ka fresh ubyumva gute nyine nta kundi wabigenza ntabwo bikubabaza se nyine birambangamira ko bo ntabwo bavuga ngo cyabakobwa bakwita umutinganyi ariko ngiye gupfa kuba ntari we bakomeze bivugire ntabwo bikujena ntabwo binjena nyine ntabwo byabura kuguhinduraho kubera ko ni ibintu umuntu nyine abatekereje kandi bitari byiza bitari no mu muco wacu kandi ntabwo ari ubuzima birabe ubwo rero yarimo ambwira ibintu bita yego ntabwo byabura kukubabaza ariko urakomeza nyine ugakora wowe bikora nk'akazi ka komedi zawe kuko turi mu ba mbere baje bambaye ibitenge ubwo bazagenda babimenyera hanyuma uretse n'icyo ngicyo nagiye kubona mbona gutya wakoze navuga collaboration n'umukobwa tuzi ko nawe she's the queen of TikTok ubwo ndavuga Teta Grace ndi gute mwahuriye ya nuko yabonye ibikorwa byawe cyangwa Teta Grace nge namumenya ari umusitari nanamufana cyane ubwo hamwe no kumfasha na Clapton nge nazamuka nyuma azani nawe wamvugishije bwa mbere ni umwana mwiza hari n'akandi kantu umushimira ndabizi azabibona hari inama yigeze kungira ambwira ati noneho sasa kuno dupostinga video ntago amaviews ari kuboneka reka noneho tubigenze gutya mpita mbona yuko ni umuntu nta competition murimo ahubwo icyo abagamije ni ugufashanya kandi hamwe n'Imana tugenda nanjye hari utwo tugenda dufashanyaho byiza bikazamuka nuvuga ngo ntago yakweretse ko afite inda y'amafaranga cyangwa fame wabikora kuko abikunze kandi bimurimo antuka mina furahi sana tugende twicare Rava ibintu bisaba kwicara Okay.
nyuma iyo umaze kugira tererere. Oh my god. Ngiye gukina gute rero? urayimana Ndayiguhereza gutya. Mpite mpagarara se? cyangwa reka magere Kabisa. Yihuta, ngiye kuyiguhereza. Uramumenye? Wabonaga ari umumama? Abantu bose bakeka ko ari umumama. None biransetse ukuntu ahita arakara. Tugikomeza kuvuga kuri uwo muntu utangaje cyane, ukiri muto cyane, ari impande yanjye ntabwo ari kure cyane. Rava bite? Umeze neza? neza cyane Neza cyane. Ntanagiye kure si ibanga, ngende umufana wawe. Sinshaka gusiba kuri video zawe, sinshaka no gusiba kumenya ngo ese noneho bimeze bite ya postinze iki. Duhere no kuri icyo ngicyo. Tutanavuze ku bijyanye ngo witwa nde cyangwa ibyo ngibyo tubireke ku ruhande ko baranagukurikirana, ntabwo bajya kukumenya batazi n'izina ryawe. Ndashaka kumenya ngo cyane, ndashaka kumenya iyi character wari usanzwe ufite muri wowe ikintu cyo gukina filime cyangwa se cyo gukina muri make gushyira hanze umukino runaka. Yego, kuva kera natangiye niga senior 1 n'amateatro ku ishuri. Rava Nelly 27 Rava Nelly, reka ndivuge neza. Ibi bintu byo kuba iyi character cyangwa se uyu mukino ukora ugaragaza hanze hirya no hino, abantu benshi baradupostinga umunsi ku munsi, ni ibintu wakuriyemo, ni ibintu watangiranye kuva kera cyangwa ni ibintu byaje kubera amafaranga cyangwa se gushaka uburyo bwo kumenyekana? Oya, ntabwo byaje kubera amafaranga, kuko ko ntangira nta mafaranga nabonaga. Natangiye niga senior 1, ntangira nkina amasketch bisanzwe, abapadiri bakagenda babikunda ko nigaga mu kigo cy'abihaye Imana, bakabikunda bakabibwira ababyeyi, ariko ababyeyi bagatinda kubyumva kubera ko nyine n'amasomo babijyanisha amasomo, ati aho kwiga ugenda ni nkuko wajyana umwana ku ishuri, aho kujya bamubwira ati umwana aratsinda, ahubwo ati umwana azi gukina. Ariko no mu masomo ntari yaje yabaga ahagije ku mwana muto. Anyuze muri S1 ubwo nimba atari banga wigaga he? Setandre. Setandre ni ikigo kizwi cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kigo cyose bari bazi bati Rava Nelly akina neza. Bari bamwe ubwo urumva mu wa mbere bakivuga ka gapeti, ntabwo bari bakamenya Rava Nelly, ariko nko mu wa gatatu mu wa kabiri ndumva barabivugaga ati arakina neza. Warahagumye urinda usoza? Narangirije Mater Day Nyanza. Hose wakomerezaga ibyo bintu byo gukina teatre, byagiye bizamuka gute? Ni teatre se? Natangiye nkina bambwira ngo ukine bino, noneho nanjye nkajya bigezemo hagati nkajya ntavuga ati ese nta kantu mwahinduramo, noneho ngiye muri superieur, noneho nisangayo njyenyine, nkajya zimwe na zimwe nzandika. Ubwo nibwo naje turangije icya leta, mbona telefone ndavuga ati wagerageza ko ibintu bambwiraga ati se ukina neza, njye nkaba ntarabibona, wireba nireba, ndavuga ati reka mbigerageze nifate video. Ubwo nari namaze kumenya amakuru ya TikTok, aba ariho ntangirira, nkayamubwira ati none reka nigana uriya ndebe ko nasa nawe cyangwa wenda nagira icyo murushaho. Birangira mpuye n'igitenge forme. Hanyuma ntitunajye kubitura iki gitenge, njye mbizi muri bya bitenge bya hari ubwoko bubiri nzi, super na waxi n'ikindi bita musazi. Ndumva ari musazi, niba ari bisazi, niba ari musazi gutyo. Iki ni ikihe? Ngo ni icyo cyanyamuvuza kuko ucyambara ntabwo aba atuje, ntabwo atuza, ni ikiza buri munsi we n'umwana we. Hanyuma iyi character yo kuvuga ati urabona uri umusore kandi uri umusore mwiza cyane, baraza no kubona mu bundi buryo sibanga, kuko nimba wakanze kuri video ugomba kwireba mpaka irangiye. Ndi kwibaza ni gute wahisemo iki gitenge gisira ibara ry'icyatsi? Bundi ndabona n'ibara wenda benshi bakunze kuvuga ko ari ibara ribera abantu b'inzobe cyane, we rero yawe urabona ko wirabura. Ni nka hano turi twins, ariko nta kibuza ko kimbere, urabona uraberewe. Wagitekereje ute? Ninde wagwaye idea y'iki
ngiki gisa gutya. Nicyo nabonye mbere abantu baragikunda kuko niyo nkoze video nambaye ikintu ifite n'ikindi cy'umuhondo ntabwo abantu bayireba cyane iki ngiki rero nicyo kizwi cyane. Nicyo cyawe niyo hanyuma se hari ikintu ujya utekerezaho uko biri kose ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi. Sibanga kuri Instagram ufite followers barenga 70,000 ni ibintu bikomeye cyane ku myaka yawe. Hanyuma no kuri YouTube subscribers ni benshi cyane kongeraho n'abandi wenda batanakandaho ngo bagufollowinge cyangwa bakurikirane ariko baba bareba ibikorwa byawe nubwo batanakanda kuri like. Nta kintu watekereje cyo kuvuga uti iyi ni brand yanjye igitenge gisa gutya nzakoramo udustile dutandukanye ucyambaye ajye yibuka ko ayambaye nka Ravaneri. Wigeze ubitekerezaho? Ntabwo ndabitekerezaho ubwo mbitekerejeho. Ubitekereje mbitekerejeho ariko abantu bazatubwira muri comment niba babikunze twabikora ari byinshi. Kikaba ari brand ya Ravaneri cyane. Ugashyiraho nk'akantu ni washyira agafoto wenda niho yawubwira jyaho vuba. Nibyo nziza hano bya bindi byo mu matora yo muri Kongo. Oya Bo Rava hanyuma tugiye kuri icyo kintu cyo gukurikirwa cyane. Ese gukurikirwa cyane byatangiye nyine ukirangiza uko biri kose wambwiye ngo ukirangiza uruhando rwa high school wahise ujya muri iyo mikino none ukoresheje ikoranabuhanga nibwo abafana baje ari benshi cyangwa n'ubundi baragukurikiranaga kuva kuva kera muri secondaire ubwo urumva ni abanyeshuri kandi ikigo nizemo cy'abanyeshuri benshi twari 1000. Ubwo rero natangiye kumenyekana ngeze hanze nyuma yo kumenyana na Clapton. Niwe wamfashije ubu niwe uri kumfasha niwe turi kubana nyine muzima. Niyo nkoze ikintu niwe ngira inama avuga ati hinduremo kano wabikoze neza. Mbere nko gushira hanze video Uramutse ukayimwereka kwambwira uti reba ariko urabona bimeze bite. Oya n'ubundi ababizi izo ndi bukore n'ubundi abazizi nyine ni nkaho tubana mu buzima bwa buri munsi. Twamwita nk'umuparent cyangwa se manager. Ubundi mwita tonto. Mwahuye gute? Mwahuye kuri ku mbuga nkoranyambaga? Nashyizeho video nambaye igitenge ntabwo ari kintu. Urumva byari ibintu byo kwishimisha nyine kugira ngo nirebe abarayibonye arayikunda arayipostinga aravuga ati mu following uyu mukobwa nawe yarazi ko ari umukobwa. Noneho nyuma aza kumpamagara aramvugisha ariko akamvugisha nkanyagira ngo ntago ari we ntago ari byo bari kuntekera imitwe ahubwo kugeza umunsi twahuye nibwo naje kwemera ko wamuganisha kuba ari impano. Noneho nyuma yo guhura nawe n'ababyeyi batangira kugenda babyumva baravuga ati batangira no kunshyigikira kuko icyo gihe njya kugura rino tara ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuryigurira ngewe. Ubwo ababyeyi baramfashije ariko bamfasha atari mu buryo bwa byose bamfashije mu buryo bwo narababwiye ati mfite ayangaya munyongerere hayangaya byerekana yuko mu byo nkora ntabwo Clapton ambwira ngo urakoze oya ahubwo agira n'uburyo amfasha bwo kuba nagira icyo nigezaho ubu ngubu ku rwego noneho bigezeho birandenze. Hanyuma turi no kuri icyo kintu cya family support uko biri kose uba ababyeyi ufite ababyeyi bombi? Yego. Bose barabizi uri gukora video babakureba barabyishimira se bo bajya cyane barabyishimira cyane papa. Nta gaseke yabonye yambaye gutya? Oya nta nubwo arambona mbikora ariko iyo yabonye video yanjye umuntu wese uzi ko afite nimero ye aba yayimuhaye uwo mwanya. Ni byiza cyane. Nawe se kuri mama wawe ukubona uri umusore we yakubona wambaye gutya? Mama aritonda ariko nyine nawe arayireba agaseka. Ni nawe muntu wa mbere nazerekaga kuko kenshi niwe dukunda kuba turi kumwe. Ubwo rero urumva we anabireba nyikora kandi ikintu wabonye nyine umuntu akora kijya kugera hanze nyine wagihanze. Urumva wamugize nk'inshuti yawe mu bikorwa byawe. Hari abandi muvukana? Yego. Uri mu niwe mukuru? Cyane. Ntabwo bizokamana. Ni njye mukuru mu rugo. Ukaba ufite na barumuna b'abahungu se cyangwa abakobwa? Unkurikira n'umukobwa uwa nyuma n'umuhungu. Barabizi nibwe bajya bareba utu video? Cyane ahubwo petit frère n'uvuga mu kanya niwe wahoza ambwira ngo dore kuntu kiyambitse. Nawe ntago ajya byumva abayumva ndi kwigira utundi tuntu. Ntago bose nukuvuga ariko aracyari muto kuri wowe. Nukuvuga ngo iyo ukoze nka video uri mu rugo hari ahantu ukorera bo batahita baba bari kubireba kuri kuyikora. Ariko kenshi baba banahari buriya bareba ibyo urimo. Hanyuma you are the king of TikTok. Iryo zina? Maybe. Not maybe because urugero njye nihereye uko ndi umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga
wenda n'abadukurikiye baraza batubwire kuko njye nabirebye kuri Google mbere yo guhamagara navuze nti Rava reka ndebe Google ariho handamo ngo Rava Nelly bahise bandika ngo King of TikTok in Rwanda uko urumva nta nubwo baragukorera Wikipedia ariko biriyandikaho Google arabizi si fresh ni gitari ubizi urumva kumva iryo zina iyo title King of TikTok mu gihugu runaka ku gihugu ni kinini habamo abantu benshi cyane abinjira n'abasohoka n'abatuyemo wowe ubyumva gute like iyo wumvisha iyo title yariyongere ku izina ryawe ubyumva gute no gushima Imana kuko bwa mbere njyewe hariho abantu si ukuvuga ko ari abandi benshi badashoboye ni benshi pe hari n'abandi twasanzeho nk'abo bita ba Frank Nyamabara abo bose ni benshi babikora neza ahubwo nyine ntago navuga ngo hari icyo mbarusha cyangwa wenda hari ubumenyi bundi mfite gusa ni Imana yonyine yabikoze kugira ngo wenda nibe mbigezeho niko bimeze hanyuma mu buzima busanzwe urundi muntu Rava ntago uko biri kose uhora gutya mu gitenge ni ring lamp na telefone uri umuntu uhinduka iyo ndi kumwe na gutya mba ndi umusazi ariko nyuma ushobora ugasanga ni umuntu witonda utuje ahandi no kubona unitonda cyane umukecuru yitwa Rava nawe yitwa mukecuru yambujije kurivuga izina rye namwe so agiye ureka ngo ita mama Ravaneri aranyangira yarankubise atareba ko akunda ureba ngo ahubwo ubu ngubu se nasanga nezanye muri interview ni danger turapfuye hanyuma ndashaka ko abantu babona iyindi look ya Rava itari n'iyingi itari ya mukecuru Ravaneri turabizi ko social media ari ikintu kigoranye kuyikurikirana guhora ushyira ibintu abantu bakunze kuko uko ushyizeho kamwe niko babasha kureba n'akandi uwo muvuduko ubasha ute muri ubu buzima ubayeho wambwiye ko warangije high school warakomeje amashuri yego ndi kwiga Musanze muri kaminuza ibyo bintu rero bifatanye ute uwo muvuduko wo guhora ukora nyine navuga ko ari nk'amahirwe kubera ko burya kubona igitekerezo biragoye cyangwa kubona sound ukoresha kuko urabizi ni interview nyinshi zikorwa mu Rwanda hari iz'abantu bashima kandi nazo zisekeje hari iz'abantu badashima kandi nazo zisekeje ubwo rero navuga ko ari nk'umugisha nagize wo kumenya guhitamo ariko ni nk'aho byose nyine aba ari Imana iwutanga ngira amahirwe rero yo mpisemo video ngasanga abantu barayikunze nabati Imana ushimwe kuko hari n'igihe umuntu amwati dukorera ino video bakazikohereza mugabo akavuga ati ijwi ni ryiza dukurire nyine bakumva yuko nyiri kubikora ntabwo yabikoze neza aho ati akira ahubwo tugirire hanyuma aho ngaho ni naho iyo abantu batangiye kuguhereza ibikorwa ngo bibakorere haba hajemo none n'akazi no kuba brand ambassador y'ibikorwa nagiye mbona hari company uri kwamamaza harimo za study sinamenye ngo ni gute harimo ibintu byo guteka I think ibyo bintu byose byaje kubera izina ufite cyangwa ni ibintu byakuguyeho gutyo ubona ntabwo ari ibintu byanguyeho ni ibintu byansabye kubikorera hanyuma babonye yuko ndimo nkora neza barampamagara wari usanzwe subaza iyo company cyangwa yuga yaraguhamagaye maze kubona uri Ravaneri ikora comedy yego barampamagaye hari n'igihe ubanza kuvuga ati si ntago waba ari kundi ku mutwe nyine ibintu nk'ibyo wagiye urabona nta nubwo mfite amagara menshi yego ayanjye n'ingenye nyine ushobora kuyaterera hejuru nkayayora nyine ukagira ubwoba se nitujya guhura n'abo bantu ugasanga baragize bakugiriye nabi nyine ukagenda ufite ubwoba ariko wagiye ugasanga kuko bya bintu ukora abantu barabikunda mwanavugana n'igiciro uzi ko bahenze ukumva ahubwo uraborohereje ahubwo wari watekereje nabi ariko ubu ngubu nyine uko biri kose ni ugushima Imana ko ngiye byinshi mbigeraho nabibona nk'ubu nawe nk'iyo wampamagaye nawe se yaramenye nkumva nyine nkumva ndacyatunga njye ku bwanjye mbitekereje I think you have a humble soul cyangwa se ufite roho icishije bugufi ku buryo utahita uvuga ati ndi umusitari njye nta n'ikintu mwambwira kuko biri kose nkurikije njye ndi umuntu ukurikirana ama views n'ibiki byose iyo umuntu arebye ama views anarenze n'abagukurikirana ni ukuvuga ngo ni ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu babireba hazamo rero ama comments aho niho ngaruka nkibaza se muri comments wakira ko biri kose siko zose aba ari nziza nyinshi ziba zirimo no kugutuka wowe ni gute iyo
pressure yo kudishinga cyangwa se kuvugwa nabi no gutukwa kuri social media kuko niyo dukoresha muri iki gihe no hanze uyu ugenda ni ibintu wakira gute so ubasubiza nabi nawe ubigenza ute? Oya hari igihe ushobora kumusubiza nabi ugasanga yakinaga cyangwa ugasanga ni n'inshuti yawe uko hari igihe uba ufite inshuti nyinshi zikoresha amakawunti atandukanye cyangwa ugasanga nk'inshuti yawe wenda yise wenda nka Jokes kandi ari nka Josiane wamutuka se ubwo wazongera ariko ntabwo iyo mbonye iyo comment nyine ndayireka kandi nta nubwo nyisiba nkabati nimba hari icyo yambwiye gukosora ndagikosora ariko nimba wenda nk'umuntu antutse ngo wambwawe nyine mba numva nta kibazo kuko n'ubundi bintu nakoze nabikoze mbizi ko ari ububwa ariko ububwa bumpemba nk'igihe noneho ufashe agafoto kawe ukagashyiraho keza uri no gukina yemwe nk'ubu wenda turagufoto ni imyenda ukina nawe reka tuvuge wambaye imyenda isanzwe ukayishyiraho ukabona umuntu yanditse nk'ibintu biguca intege cyane hejuru no muri inbox ariko se ubundi biriya bintu ukora ntacyo bimaze uri guta umwanya ubyakira ute iyo pressure mbi itari nziza? icyo kuze ntakubeshye muri no minsi ntabwo nziherutse gusa nkiza nibwo babimbwiraga ati ushaka uwundi murimo ukora ariko uwo muntu wabimbwiye ndazi ko ubu ngubu yifuza kongera kwandika ikindi kintu gitandukanye n'icyo yanditse mbere ko iyo ugitangira ubona abantu benshi baguca intege kandi koko biba bikwiye rero iyo izo ntege iyo utazicitse wa muntu washatse kuziguca nyine aragaruka aba agomba kugaruka definitely. Hanyuma uri mu bantu nagiye mbona bakunda gukora ibintu ariko ukabona uri godly cyangwa se ushyiramo Imana no kubera iki wakuriye mu muryango w'abakristo uri umukristo wo bwa bimeze yego 100%. Ndi umukristo kandi nakuriye mu muryango bashima Imana ikindi nkuko nabikubwiye nakinaga sketch cyane cyane twakinaga gospel urumva rero impano yanjye ni nkaho yagiye iva mu itorero muri secondaire babyita rajepra ubwo rero niho byagiye bigira bangirira n'icyizere hamwe ngenda ntorwa nkaba umuperezida nabyo nabigeraho nk'abase ibi bintu bari gukora kuko nge ndizi nk'abatsi aba bantu ubundi bamfata gute ntago bajya bambona ariko kubera Imana byose umuntu agenda bigeraho kandi nkeka ko ubu turi kuvugana ubutaha nzaza nje kukubwira indi nkuru nziza nkubwira ati ubu byabaye mpuzamahanga. Amen. Ahubwo uvuze mpuzamahanga bitangira amatsiko nkurikije sketch ukora yaba arayo wakoze collabo na bateta nabo bose bakomakomeye nibaza ni ukubera icyo ukunda gukoresha Ikinyarwanda mu sketch yawe cyangwa ugasanga ni imikino akenshi iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda wanakabye ugasanga ni nk'icyongereza gisekeje ukuntu ese bivuga se kutazi ururimi cyangwa ni wowe wabishatse? Sinakubwiye ko niza heza ahubwo ibyo bigo nabyo yego nize neza nabyo no kubishimira Imana ariko ikintu cya mbere iyo udahereye iwanyu ubwo wajya gukundwa n'abandi se oya ariko nubwo nkora Ikinyarwanda hari umusitari wo muri Uganda ukora TikTok bita Yaga nagiye kubona mbona aranyandikiye turaganira ariko ndumva ari ninjye wanje kumwandikira noneho nsanga video zanjye arazize ndamwatereka reka banza umenye ko ni njyewe turi kuvugana nanone arambwira ati nyamara ukora ibintu byiza arangije nawe akambwira ibintu nyine angiraho inama uko babikora iwabo ambwira nyine kuko bo TikTok yabiri hejuru nimba bafite 300,000 bimukurikira kandi ari international mu Rwanda ndacyafite 8,000 ariko nyine ntago babuze yuko ari abandi bandusha kuri TikTok ariko urumva ko yabiri hejuru nyine hari amakuru amwe namwe hari n'ibindi bikorwa ashaka ko dufatanya vuba muzabibona ubwo urumva nyine ko mpuzamahanga ni vuba iri kuloding nana bikwifuriza Rava hanyuma mpita nibaza ku izina ryawe amazina yawe twahirwa Nelly Rava naryo ni ryawe ntago ari birango ntago ari ya 27 rero ivuga iki ira 27 nejo bundi hahiye agiye kuvuka ufite bidi tariki 27 z'ukunguku turi harahiye pe gusa se yahiye n'ubundi cyane iyo uteganya kuyiziza gute ntago mbizi ntago ndabitekerezaho kuko birangora n'ubushize bankorera surprise numvaga biri kunjana nayo nabimenye wari wamenye ko bakanjijisha nkaborohereza nkajya kure
nza barangije kwitegura bameze neza. kiriho cyo reka nkubwiye ntago ubu ngubu bizi pe wamenya hazaba iki nanjye simbizi nanjye ntago mbizi ntawamenye hanyuma twenda gusoza Rava ukurikirwa navuga n'urubyiruko ababyeyi bagiye batandukanye niki cyatumye uburiwe niyihe motivation navuga like tuma uburiwe ubu ngubu kugeza nawe cyangwa se ikintu gituma ubyuka uvuga uti uyu munsi I have to make it cyangwa ngomba kubikora ni ikintu mbere na mbere ni ikintu nkunze kuba byibuze ndi mu gihugu nigeze kugera amahirwe njya mu kindi gihugu binanira gukora kubera izuba ryaho ndakora nari ndi muri Tanzania nakoze video ko nazikoreye mu nzu birananira nyine birangira mbiretse kubera harimo ubushyuhe bwinshi kandi hari igihe mba ndi gukenera imbaraga nyinshi nkatutubikana ariko kuba ndi mu gihugu cyiza u Rwanda naho ngaho ni heza ariko hano ni heza cyane ni mu rugo icyo ni icyambere umutekano amahoro ni ikindi sebwo ni iki no kuba mpumeka nyine umwuka w'abazima niyo motivation yo kuba nyine ndiravaneri kuba hari nshyiraho post mu gihe kingana gutya byibuze nkambonye 1000 ndavuga ati nejo ngombe nkore kurushaho hanyuma ninde mufana uvuga uti like uyu muntu angereye mu buzima hari byinshi byahindutse ninde umuntu ni nk'umuntu urumva umuntu akunze ibikorwa byawe akakugera mu buzima ukavuga uti mana ninshake ngenda nipfunde birarangiye oya ntawe nta muntu w'umufana urakora ikintu nyine ngo numve ngo ubuzima burahindutse ahubwo ngewe bitewe no gukorana na Clapton nge ni nkaho byampinduriye ubuzima kubera ko numvaga nize ndi mutoya naravuga ati aha hantu kugira ngo nzajye byibuze muri entertainment nari mbizi ko byangora ndavuga ati n'ubundi ahantu najya gusaba akazi sinzi wenda nimba birakunda ndaza kwereka ifoto ndangije 6e ntabwo ari uko nari imeze nari nanutse bishoboka nawe si nta muntu wamakazi akoroshye kari akahise buriya ikiyede nta kiyede itoroshe gukoropa nta muntu ari kuma ahantu ko yari ati ugiye kuvunikira mu nawe se noneho ubwo rero ubwo nahuye na Clapton nta nubwo byangoye kubera ko njye nakubwiraga ko aba ari Imana iba yabihaye umugisha yatumye imiryango igenda ifunguka imwe n'imwe hanyuma who is your role model ninde urakuvuga man ni is your role model kubera ko ikintu cya mbere ntabwo abeshya ikindi cya kabiri nyine nanjye kuvuga ngo avugisha ukuri n'ubundi ni kimwe ikindi cya kabiri ndumva nkibagiwe kandi nkora nkizirikana ikindi cya kabiri nzi ko asenga cyokoze icyo nyuma ikindi cya kabiri arafasha nk'abantu bose tubana muri Daymakers iyo umuganirije cyangwa niyo arimo akubwira bati uyu muntu Clapton numwigiraho inshuti cyangwa nimubana cyane naba ari wowe nutagaragaza discipline nkeya uzagera kure kwa kuma muri kumwe urumva arafasha kandi nta kintu akwaka hari igihe umuntu ashobora kugufasha bati mbere yuko ngufasha banza wishyure coming to that he's your role model abantu mu gihugu cy'u Rwanda nanamushimira cyane ko akora ibikorwa byiza ndabizi nanjye ubwanjye mpise nibaza ninde ureberaho kure hano hanze muri Amerika nje nanarebye n'abandi badukurikira barabizi hari abakomedians bakomeye wa wundi wanahura nawe ukumva usheshe urumeza ninde ureberaho kuvuga uti uyu muntu nyamara cyangwa se umukinnyi cyangwa se umuntu uwo ari we wese who is your role model in general on top of that yitwa Sam Spedi akaba benshi bamuzi nka mama Ojo n'ubundi nawe akora ibintu nk'ibi nkora n'umwana na mama we bananiranye ntago kumvikana ntibishoboka niyo bumvikanye nuko baba batari kumwe ubwo rero mugenderaho kuko we yigize kuvuga ko we yavuye none mu ishuri rya medicine we akomeza iyo comedy ariko ntabwo mugenderaho ngo nzave mu ishuri usibye n'ababyeyi ni ngombwa kwiga ariko we yafashe yarabivuze avuga ko yafashe inzozi ze yarabirose noneho abishyira mu bikorwa binyigisha ikintu kinini ko yabasha gufata nyine ikintu kidafatika arakizana niwe nkeka ko ari we muntu wa mbere wanabikoze kandi burya gufata igitekerezo nk'ubu mfite igitekerezo kugira ngo nkiguye mu ntoki gutya nyine mbwira ati dore igitekerezo natekerezaga ni ikintu cya mbere kigoye hanyuma mu buzima bwawe uko biri kose ukuntu watangiye uba famous cyangwa se uzamuka
nagaki kakubayeho urasekera uvuga uti mana yanjye noneho nk'ubu wenda ugiye nko sinzi nimba ugiye kugenda mu muhanda sinzi ikinyabiziga ukoresha ariko uko biri kose uhura n'abantu tunahere no ku ishuri muri kaminuza ese ubundi wiga iki niga biotechnology food biotechnology yego ku mana yanjye nayo hanyuma bisa nibaza wowe mu buzima busanzwe ni igiki kijya kigusetsa kuko biri kose wowe uradusetsa sibanga uduha akanyamuneza umuntu yarakakaza ku mubiri yawe ubuzima burendereye wowe ubwawe ni iki like you know cyakubayeho cyase kikaki ukakibona ugaseka ukavuga utari kose nyine kubera ko ikintu cya mbere cyambayeho ngaseka nejo bundi hari umwarimu arimo unyigisha imibare ariko nkinjira mu ishuri nkabona aranyitegereza nyine nkumva ngemba numva nyine iyo nagiye mu wundi buzima aba nyine ari ubundi nyine ntabwo nkunze gushyira hanze ibintu ngo ndi umusitari iki noneho ngiye nkumva ni nko kureba nk'abandi banyeshuri hanyuma umunyeshuri umwe araza anyereka video nashyizeho uwo munsi tica yayipositinze nyine biransitsa ndabaze burya na mwarimu arabizi nkawe se nyine nkibaza nkawe se buriya mwarimu buriya bamfata ate mu ishuri noneho ariko nyine nkagira amahirwe ukikaruma ukunda kwikaruma ariko Rava nyuma y'uko ukinnye uhita wikaruma ukaba serious gute ntabwo werekana bana aba comedians cyangwa abantu basetsa abari abantu batuje mbere na mbere abenshi baratuje ariko hari n'abakunda kugira akavuyo nka nyakso ariko wowe nkurikiye uko nakubonye cyangwa se nk'uko abantu benshi bakuze bakunda kuvuga ko umuhungu utuje niko wamye umeze kuva na kera ahubwo kera ni nabyo nakubwira ko mfite ubwoba ko nta kazi nzabona cyangwa nta n'umuntu ushobora kujya kubwira ati mfite impano yo gukina sketch ngo abyemere kuko nyine nabaga nitonze ntari umuntu ucecetse ariko nagera nyine niba bambwira umusazi nkakina nyine nk'umusazi nyine ubwo buryo mbwiyumvamo ndi mu bikorwa ariko ubusanzwe nyine ndatuje keretse yo ndahantu menyeranye n'abantu nibwo nko mu ishuri rwose ho ntago nitonda kuva kera nzi ko abakobwa bari mu bantu benshi bagufana cyane abakobwa ko nabo benshi ku isi pe nta mukobwa ahubwo ati ngera basi no kuvuga ngo ngurakina ngenda nakwikundira tujye mu mago nteye ivi harahiye ntawe pe ntagaraboneka ahubwo ngenda nibaza abandi mba numva babeshye numva nyine babeshya nese ni gute nge ntawe ndabona ngo anyandikire ngo rwose ngo yapi ntawe ndabona ahubwo ubu se naboneka nk'ubu ngubu uzamwakira cyangwa uri single cyane ubu uri single serious cyangwa single and searching byose nese ubu nimba ejo bundi nzuza imyaka itari mike nese ubwo ako si ubu mu rugo ntiwankubita ubwo abonetse yaba ari amahirwe ariko si ubwo sinaba nyiri mutora ufite ubwoba ko yaba agufashe ku ngufu ntabwo ndagera iyi experience oya amfashe ku ngufu agutwaye nyine ku ngufu ngo nese ubundi yabimbwira anduta ubwo yaba ari shuga mami oya no kuba kurusha umwaka umwe si ugaba ari shuga mami uyu cyane uzo umwaka umwe uzi ko umwana w'umwaka umwe wazi gukongora igisheke ngaho bazo umwaka wose andusha ari muto kuri wowe ari muto nta kibazo usibye ko n'ubundi uri munsi yanjye aba bakunze kubita ngo ni rib ariko nyine ntabwo impamvu ahubwo imyaka yayimenye oya ntabwo ari iki ntabwo nimba uri munsi ya Rava ari rib ari rib nako ariko ubwo kuvuga ngo iyo ufite ndayimenye nzewe wongereho nk'indi mike indi mike ko ntabwo washakana n'umuntu urusha amezi abiri waduhaye interval twongere indi mike yihe y'iki wenda nk'urugero rw'iki wenda wongereho indi mike yo gutegereza kwiga maternelle ubwo ni nk'ibiki nayimenye wiza ashyire muri comment twakomeje twigira imbere hanyuma dusoza hari ikintu nkunda kubaza abantu ko biri kose ufite icyatumye uretse na motivation yo kuba uri healthy n'uriwe n'ibyo ugezeho ntago waba warabuze guhura n'ibintu bibi ni igiki cyakorera uvuga I'm done cyambabaje twavuga uti wapi kabisa kirandaburije nta n'ikindi kintu ibintu byose ndabiretse nkumva nabivamo atari no kuvuga as you Rava ukina comedy n'ibindi oya as you as a person nkawe wowe ubwawe ku giti cyawe ikintu cyambabazaga nuko kera nari nanutse kera
twajyaga kera nyine ababyeyi bajya kugurira imyenda, noneho ubwo mwajya kugura imyenda ugasanga Lacoste yo ubwayo ifunze neza ni ve kuri wowe ngo ni ve yego bakabona igezemo hano. Kunanuka kwawe kwavuye ku cyaro, undi muntu unanutse iwanyu? Oya, bose barabyibushye. Ni njye ubungubu upfa nimba uri ko n'umupira umfashe biri kugenda biza, ariko ni njye mwana unanutse mu rugo na n'ubu yego n'ababyeyi bose, noneho bose akibaza uyu mwana arwaye iki, ni bwaki se, ariko kandi ndi muzima. Yego bije vuba nabyo. Gukunda kurya niyo mpamvu mumufasharye cyane. Oya, gukunda kurya bije vuba, wabona wa mugani byari bitegereje yuko mpura na video ugakora. Definitely. Rava, dusoza iyi ni Legacy TV, dusigira abantu ikintu cyabafasha cyangwa cyababera umurage. Benshi baradukurikiye, ababyeyi, abantu bagiye batandukanye ku isi yose, abari mu Rwanda, abari hanze, ndabasuza cyane, ndarabubaha. Niki wababwira? Ushobora kuba message, ushobora kuba ubutumwa, icyo ari cyo cyose. Message navuga yanamfashije, guca bugufi ntabwo bica umugongo, ahubwo bica inzira. Nta n'ikindi navuga n'ibyo. Mbega gakoti. Guca bugufi ntibica umugongo, ahubwo bica inzira. Nta kindi. Blessings.